Bakunzi ba Zabu TV nongeye kubaha ikaze. Nizere ko mumeze neza aho muherereye mu mpande z'isi zitandukanye, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubwo ndavuga abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari burasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari iburengerazuba. Twizere ko mumeze neza rero. Twizere ko mumeze neza ndetse mukomeje kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye ndetse n'amakuru Zabu TV tubagezaho. Uyu munsi icyo tuzanye tuje kubabwira ku nkuru y'umukecuru ndetse n'umwuzukuru we ubo mu murenge wa Mukura. Utiyo nkuru imeze ite rero? Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo twabagejejeho inkuru y'umukecuru witwa Mukamutara Agnes. Uwo mukecuru yari kumwe n'umwuzukuru we uri mu kigero cy'imyaka hagati y'8 n'9, aho twagezeyo abaturage bari mu gahinda gakomeye bavuga ko uyu mukecuru hamwe n'uyu mwuzukuru we bakuwe mu bwiherero bapfuye, bikekwa ko bishwe. Aba baturage mu gahinda gakomeye bagaragazaga ko ibi ari ubwicanyi ndengakamere, ndetse bavuga ko bidasanzwe muri aka gace, ari ubwa mbere babibonye. Yewe hari n'abagaragaza ko ari umunsi bari bibutseho umwana ndetse n'umubyeyi, kuko aha muri aka gace bagira uwo munsi ngarukamwaka bibukaho umwana n'umubyeyi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Aya namwe mu majwi y'aba baturage nk'uko babigarukagaho, bagaragaza kamwe mu gahinda bari bafite, bavuga ko uyu Agnes yari umugwaneza, yari umukecuru ufashe runini ku baturage bo muri aka gace. Turi hano nyine nk'abantu bari mu kiriyo, baramwishe bamujugunya muri toilette. Ahubwo twebwe byatubabaje nubwo baturabufite. Mukamutara yari umuntu ugwa neza, yari umuntu usabana n'abantu. Turaza numvaga ari nk'inzozi ari ukubeshya, ngeze hano koko sanga bahita bambwira arimo, ariko jewe urumva nagize n'ikibazo gikomeye kubera yuko urumva iyi tariki 5 niho twibutse abana n'abagore, dutegereza mukecuru kaza kwibuka turamubura. Ubwo nageze ngo nugusiba bisanzwe kuza kwibuka, kuko twe dufite umwana wapfuye muri jenoside wiwe n'umugabo niho yapfuye papa, turategeza turaheba. Nimubwo rero babimbwiye bitantekereza, bitanibuka n'ukuntu twagiye kwibuka umwana n'umugore, bakaba ari nawe baje nanone kwita bica bakamwicana n'umwana nanone kuri ya tariki n'ubundi 5 twagiye kwibukaho. Nahise jewe mbibona ko ari ingengabitekerezo iri hano kandi ikabije pe. byamenyekanye mu masaha 10 cyabaye nk'igikuba gicitse kuko tutamenye gahunda uko bimeze, kubona bakorwa nk'abiriya bakonetse bagafata abantu bakabajugunya muri wese nko mu gihe cya jenoside. Ubwo urumva ko benshi barahambutse, ntubonyura mu kogwe byabonye. Twese ntidukomeye gutyo kubera ruriya rupfu rwibukije rwinshi, kubona abantu bajugunya muri wese n'ahari igisimo muri jenoside bagishyizemo abantu bose, uriya asigaramo hano ari ubu none banawe bamujugunye muri wese. Ubwo nicyo gikuba cyacitse hano, ibyo gahinda dufite. Ubu ngubu muri aka kagari nta mutekano dufite. Bibona bafata umuntu abantu bakabica bakabata muri wese. Ibyo bintu natwe twabyumvise uko. Ahubwo uwo muntu wabikoze nta nubwo yabagina, ngo yabaga muri Uganda, ariko akaba yaravukiye ino, akaba yaje akica nyina wabo, akica n'akana ka mushikiwe, abata muri wese. Urumva twebwe mu nzego z'umutekano tugomba guhita tubimenyekana. Nyine urumva tukiyumva twacitse ururondogoro, tukabuza ifato, twabuze ko tubigenza. Umuntu wacitse ku icumu, abantu baramwishe ngo tutazi. Nyuma y'ibyo babihereyeho bavuga ko mu rwego rwo kugira ngo ibi bintu ndetse ubu bwicanyi ndengakamere bibashe gucika, ari uko ababigizemo uruhare bose cyangwa buri wese waba yaragize uruhare mu rupfu rw'uyu mukecuru ndetse n'umwuzukuru we bazanwa hagati mu ruhame kugira ngo baburanishwe, ndetse nabo bagira uruhare mu kugena ibihano bibakwiriye, kuko ari ibikorwa bafashe nka ndengakamere kandi hadafashwe ingamba ndetse ngo
abo bantu bazanwe kuko bahanwe by'intangarugero, bibere n'isomo abandi batekereza gukora ibikorwa nk'ibyo bigayitse, bigayitse by'indengakamere, n'ubundi byazongera kubaho batazanwe kugira ngo bahanwe by'intangarugero, babere abateganya ibikorwa nk'ibyo bibi bababere urugero. Ntangije araza abwira n'aba ngaba atese ko umwana nawe namubuze, tenda reka ntegereze araza kuza. Ikigaragara cyo ku makuru nabashije gufata ni uko umwana ari we babanje, batabiciye rimwe, ahubwo umukecuru we yinjiye mu nzu yabuze umwana. Gushakisha umwana, yabanje kubura umwana, aramushakisha ahantu hose aramubura. Kwica umuntu umwishe nijoro, umunsi wose urije, buranacya, ushora amatungo ye mu isoko urayagurisha, nta muntu bizi, biza kumenyekana nimugoroba. Abaturanyi, turashima abaturanyi bahangaha baje kureba, babona urugi ruriho, bagira ngo yagiye kwibuka kuko abakobwa bwira batamubonye, ariko nyine ngo abantu batubwiye ko baboshe kubona ahantu hora amaraso gake gake, bagenda baganisha amaraso ari, basanga ari muri toilette mwabonye. Ibaze rero nyuma y'imyaka 32 jenoside yakorewe abatutsi baye, ukaba ukica umuntu ukamuta no muri toilette, none ugafata n'umwana w'imyaka 8 ukamushyira, akicwa n'umwana wiwe ariwe abereye nyina wabo. Hoya niwe nta wundi. None se uriya mukecuru ni umukecuru wacitse ku icumu, amaze igihe, reba igihe jenoside yabereye kugeza iki gihe, uwo muhungu araje aramwakira. Imba Bugande yaricanye ntago tubizi, ariko tubona rimwe igisazi menya cyaricanye. Bavuga ngo cyagiye mu kuzimu, kigikuzimu ntumbaze simbiza aho bajya. Mukamutara ko yabaye aho akageza iki gihe, uwo muhungu bakabana. Izo hene se kuki yazishoye ate? N'ibishyimbo mba biri mu nzu n'amafaranga ngo yikawa, kubera ko uwo mukecuru yezaga ikawa nyinshi, ni nabyo yamujijije. Uwo muhungu si Mana Nyagasani, nta kibazo yari afite. Ibyo bya jenoside twari twariyakiriye, twariyubatse, none uwo muntu aradusenya, atwiciye umutekano, adushebereje akagari. Ubwo natwe uwo muntu yatwihishemo, ntago twari tuzi ko ari umuntu wakora ibyo bintu. Ubwo tukaba dusaba ko bagomba kumuzana nawe bakamwicira aho abantu babona, kubera ko yadukoreye ibintu bibi. Jewe icyo nasaba ubutabera, kuko ubu ngubu badusize mu gikomere igihe gikabije. Niba data yarishwe muri jenoside bakamujugunya muri toilette, tukaba ariho tumukura, na mama n'umwuzukuru nawe bakaba bamwishe, bakaba bamujugunya muri toilette, jewe numva yuko baramutse babonetse babakatira urubakwiye. Uwakoze ibi aramutse amenyekanye nabo bafatanyije, icyo gihe bihisomo n'undi wese abitekerezaga, n'undi wari muri mugambi ariko atabonetse kuwujyamo, kugira ngo abone isomo byihane. Yuzi cyo nk'icyifuzo cyacu ni nkuko twahabwa ubutabera bukwiye, byibuze bakamenya ko n'iryo totezwa rihari ry'abantu bahora bicwa bazira akarengane, bakabica urupfu rumwe rungana n'urwo muri jenoside. Yabibahamye, ubwo leta izaduha ubutabera ko komeza gupfa tuzira ubusa. Nyuma yaho n'ubundi twanyarukiye aho kubashyingura byabereye, ni kwirimbi n'ubundi riri muri uyu murenge wa Mukura ahazwi nk'Isahera. Uti byari bimeze bite rero? Karagahinda n'amarira byiganje mu bari bahari mu bitabiriye umuhango wo gushyingura uyu mwana ndetse n'uyu mukecuru, aho bavugaga bati niyigendere nta kundi, ariko gupfa yishwe urw'agashinyaguro akaba aricyo ahanini yari intimba, akaba aricyo ahanini cyabateraga intimba ndetse n'umubabaro bikomeye cyane, bavuga bati nta kundi byagenda, abagizi ba nabi niko bagenza. Ariko kandi bakanavuga ko uwaba yarabikoze wahise akekwa nyirizina yaba nawe atakiriho, kuko bivugwa ko inzego zaba nawe zarabashije kumwambura ubuzima, kubera ko hari amakuru ko n'ubundi yashatse kurwanya inzego z'umutekano bikarangira nawe mu rwego rwo kwitabara bitewe n'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, karangira nawe arashwe, niko amakuru ahari avuga. Abaturage bakavuga ati byaba ari byiza ariko niba hari n'abandi yavuze baba barafatanyije muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ko bazanwa nabo bagahanwa by'intangarugero imbere mu nteko z'abaturage muri rubanda nyamwinshi.
Uretse ibyo kandi, aha mu murenge wa Mukura akarere ka Huye ni hamwe muho iyo uganiriye n'abaturage batandukanye bakubwira ko n'ubundi higanje ubugizi bwa nabi muri iyi minsi. Ubwo bugizi bwa nabi ubushingira ku kuba mu minsi itarenze 2-3 y'icyumweru kimwe ushobora kumva ngo aha naha hapfuye umuntu, aha naha hapfuye umuntu, ukumva nyine abaturage babayeho badatekanye, mu by'ukuri bibaza ngo ese uyu munsi ejo kubera iki turi kubona gupfa cyane. Iyo uganiriye nabo n'ubundi abatandukanye, hari aho ugera bakakubwira bati turakeka ko byaba byihishwe inyuma n'amarozi. Byumvikane ko ari agace bavuga ko bakekamo amarozi, bikekamo amarozi hagati yabo. Icyakora bakavuga ko nubwo bayakeka ariko nta gihamya ndetse nta n'uburyo. Ikibahangayikishije ahanini ari uko n'ubundi kubibonera gihamya bigoye, aho n'inzego bwite za leta ziba zitemeranya n'abaturage cyangwa se n'abakeka amarozi mu baturage, bavuga ko rimwe na rimwe ahubwo usanga wenda ari abanywa inzoga zitujuje ubuziranenge, abandi ari abasinze cyane, so bikaba byakurura bene izo mpfu. Rero bakavuga bati hakwiriye ingamba, by'umwihariko muri uyu murenge wa Mukura karere ka Huye dukeneye ingamba mu gukaza umutekano kugira ngo izi mpfu za hato na hato turi kubona zicika, zaba zihishwe inyuma n'abagizi ba nabi, yaba ari ibyo kuba yenda bakeka ayo marozi yaba barimo hagati. Ibyo byose bikabonerwa umuti, ubuyobozi bubigizemo uruhare ndetse n'izindi nzego bwite za leta, ni ukuvuga ababifite mu nshingano bose. Usibye aho mu murenge wa Mukura, wenda aho ni mu karere ka Huye birumvikana, ariko n'ubundi Zabo TV tugera ahatandukanye muri iyi ntara y'Amajyepfo ndetse n'ahandi byanze bikunze, aho ibintu bitari kugenda neza ntitwabura gutunga itoroshi, kuko nicyo nk'itangazamakuru tubereyeho, ni ugutunga agatoki tukerekana ibintu bitari kugenda neza, ariko n'ibigenda turabivuga, n'ibimeze neza turabivuga, byose muba mugomba kubimenya. Ubwo n'ubundi muri iyi minsi twikojeje mu karere ka Nyanza, nahavugwaga n'ubundi inkuru y'incamugongo y'umusore wakubiswe na bagenzi be bikomeye cyane kugera ubwo bamwambuye ubuzima. Ubwo mu makuru agiye atandukanye ayo twabashije kumenya nuko ariko hakundi abantu bapfa ibintu bitandukanye ntibabashe kumvikana, bityo rero hakabaho ko gushyamirana, ko kurwana, rero biza kugeraho bamwambuye ubuzima. Ariho tuvuga tutese nta bari gutabara, ariho duhera tuvuga tuti se nta buryo wenda umusore yagombaga gutabarwa cyangwa se kumvwa akaba yatabarwa. Icyakora kubera ko n'ubundi umurambo wa nyakwigendera wasanzwe mu muhanda, aho n'abaturage rwose bitewe n'uburyo ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi byari byagenze, abaturage bagaragaye mu muhanda bari gusukamo amazi gerageza gukuramo umuvu w'amaraso, kubera ko urumvikana umuhanda urimo amaraso ntabwo biba ari ibintu byiza. Mu rwego rwo no kubaha nyakwigendera, biba ngombwa ko nyine bakora isuku mu muhanda, ariko n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birumvikana kugera ubwo banambuye umuntu ubuzima. Iyo nkuru nayo rero iri mu zashenguye abantu cyane cyane mu karere ka Nyanza. Ubwo rero bakavuga bati natwe dukeneye umutekano, dukeneye ko ingamba zifatwa, dukeneye ko abantu nk'aba bacyahwa, ndetse nabo ntibabura gusaba ko abagize uruhare muri ibi bikorwa ndetse abambuye ubuzima nyakwigendera nabo bazanwa hagati mu ruhame, bakanengwa cyangwa se bakaryozwa mu buryo bugendanye n'amategeko cyangwa se n'icy'amategeko ateganya, nabo bagahanwa by'intangarugero. Ariko n'abaturage bagize uruhare mu kugena igikwiriye ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Zabo TV rero murumva ko tubabereye hose, mukomeze mudukurikire, mudukorere share, mudukorere comment, mudukorere subscribe, mudukorere like, ibintu byose kugira ngo natwe tujye tubasha kugera aho hantu nyine tubazanire izi nkuru, tubakorere ubwo buvugizi
numvikana ni ibintu bikeneye ubushobozi, ni ibintu bikeneye kuba natwe hari ukuntu duhagaze. Ubwo rero harasabwa iryo tafari ryawe, harasabwa umusanzu wawe, harasabwa urwo ruhare rwawe nyine, ariko si n'ibintu bigoye. Niba wabashije kubona internet, niba wabashije gufungura ufite amaso, kora ubwo buryo, ubundi rwose witurize, uraba wadufashije, uraba wizigamiye ko nejo aya makuru azakugeraho kandi ibintu ari sawa cyane. Rero reka mbashimire, ubwo amakuru yo nakagaruka.